turashaka kumenya uko umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha bye, ari byo kubyarwa ubwa kabiri cyangwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Urashaka gusobanukirwa n'urugendo rwo kwezwa k'ubwoko bw'Imana? Urashaka gusobanukirwa n'aho ubuhanuzi bugeze ndetse n'ibindi? Tega amatwi ikiganiro Yesu Kirisitu gukiranuka kwacu kuri Radio Communautaire Amani ivugira mu karere ka Rubaya kuri 95.5 FM. Ibiganiro byacu bitambuka buri mercredi mu rukerera saa 10:30 kugeza saa 11:30, vendredi nimugoroba guhera saa 10 kugeza saa 11. Imigisha y'Imana ibane namwe mwese. Bibiliya tuvuga ngo mu byaha nimwe ababyeyi bacu batubyariye. Tumaze kwisanga muri ibyo byaha, abantu ntago bigeze basanga Imana ngo ihindure imitima yabo, ahubwo twagerageje gushaka gukosora amafuti, tugerageza gukemura ibyaha by'inyuma. Nyamara ikibazo umunyabyaha afitanye n'Imana ntabwo agifite inyuma, ahubwo agifite imbere. Ikibazo Imana ifitanye n'umunyabyaha ntabwo ikibazo cy'umunyabyaha kiri inyuma, ahubwo ikibazo cy'umunyabyaha kiri imbere mu mutima. Rero mu byaha harimo twavukiye. Yesu ati ibyinjira mu muntu biturutse hanze ntabwo ari byo bimuhumanya, ahubwo ibiri mu mutima w'umuntu harimo ubuhehesi, ubujura, ubusambanyi, kuriganya. Ibyo byaha biri mu mutima w'umuntu nibyo bihumanya umuntu. Rero abantu badukurikiye mwumva iki kiganiro, ntabwo Adamu asaza Imana ati Imana nyambika, kuko nawe muri wowe imbere umuntu yamaze kwisanga mu byaha, ubusambanyi, ubujura, ubuhehesi, amagambo apfuye, kunywa inzoga no gusinda, n'ibiganiro bipfuye, n'ibikorwa bibi no kurwana no gutongana. Ntabwo yegera Imana ati Imana dore nagucumuyeho, ndakwinginze mpindura, ahubwo atangira gufatira umwanzuro ibyaha akora. Atangira gufatira umwanzuro ibyaha akora, akagerageza gushaka kwihindura kw'inyuma, ariko n'ubundi bisoza ya migambi yose wahize imbere mu mutima. Umutima ukubwiye ngo ntabwo wigeze uhinduka. Ese abantu badukurikiye bari mu nsengero zitandukanye, abantu badukurikiye bari hirya no hino, abantu bateranira ahantu hatandukanye, ese mu misengere yawe wumva ikibazo cy'umutima cyarigeze gikemuka? Ese Adamu ko yambitse inyuma, nawe ubwawe ko wagerageje guhindura imico yawe n'imibereho yawe? Ababwiriza batwigisha ati mureke inzoga nazo ukazireka, mureke ubusambanyi ukabureka, ukagerageza kureka ibyaha bigaragara. Kandi na wa musore w'umutunzi yare ngo amategeko yawe narayitondeye uhere mu bwana bwanjye. Ariko mwibuke ikibazo yabwiye Yesu ati nakora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? None se ko witondeye amategeko y'Imana 10, kubera iki mu mutima wawe ukomeza gushidikanya yuko nta bugingo buhoraho ufite? Nta kindi gisubizo. Impamvu uriya muntu yabuze ubugingo buhoraho ni uko imbere muri we niwe ubwe wakemuye ikibazo, ariko si Imana ubwayo yagikemuye. Ushingiye ku myaka wagiye ubwiriza abantu, ushingiye ku gihe wagiye usengera abantu, ibyo usengera abantu, uwo Yesu uvuga imbere mu mutima ubona umufite, atari ukugaragara neza inyuma y'amaso y'abantu bakaba bagutangira ubuhamya. Ese iyo urebye imbere mu mutima ubona ufite ubugingo buhoraho? Rero kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Abantu badukurikiye bagerageza gushaka gukemura ikibazo cy'inyuma, ugashaka gukemura, ugashaka kumvira amategeko y'Imana, ariko imbere muri wowe nta mwuka w'Imana. Imbere muri wowe igitambo cya Yesu kitarigeze gisobanuka mu mutima wawe, uragerageza ibidashoboka. Ese abantu babwiriza badukurikiye mu nsengero zitandukanye, kubera iki murimo murikoreza abantu imitwaro yo kumvira amategeko y'Imana kandi imbere muri bo ari habi? Ntabwo bishoboka. N'abafarisayo n'abanditsi Bibiliya yatubwiye ngo
bagaragara inyuma y'amaso y'abantu nk'abakiranutse, ariko Imana izi imitima yabo, kuko icyogejwe inyuma y'amaso y'abantu imbere y'Imana ni ikizira. Uku kugerageza kwitunganya ukemura ibyaha by'inyuma, ukareka kurwana ariko imbere hagasigaramo umujinya, ukareka ubusambanyi ariko imbere mu ntekerezo ubuheheza, ukareka kwica isabato kw'inyuma ariko imbere mu ntekerezo ugakomeza ugakora kandi wicaye mu isabato, ukareka kwiba ariko iby'abandi ukabyifuza mu ntekerezo ukumva byaba ibyawe. Ntabwo iki kintu cyanduye twabonye muri Yobu 14:4, ninde wavana igitunganye mu kintu cyanduye? Nawe uhari? Ese abantu badukurikiye, n'ibyo twagerageje gukora by'inyuma bituma tuba abakristo beza, ese imbere mu mutima ubona ikibazo cyarakemutse? Ese imbere mu mutima ubona ufite ubugingo buhoraho? Rero sijye mbwiye abantu badukurikiye ngo ntabwo umutima wa kamere wakumvira amategeko y'umwuka, ntabwo bishoboka. Kandi ndararikira abantu badukurikiye, usaba Imana mu mutima ngo ubwo Imana igenderera abandi, nawe ntizigere ijya gutambukaho. Kandi ikibazo ufite cy'umutima cyo kwibaza ngo kubera iki nsenga ariko umutima ugakomeza kunshinja ngo nta juru mfite, kubera iki nsenga ariko nkaba nafite ibyiringiro by'ijuru, kubera iki mbwiriza ngakora inshingano mu itora ariko nkaba nafite icyizere. Ikibazo cy'umutima ufite ijambo ry'Imana ryamaze kukibonera igisubizo. Bibiliya ivuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko muri bwo harimo imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukira. Rero mureke ubutumwa bwiza buhindura imitima yacu, kandi iyo mbaraga dukura mu butumwa bwiza ibashe guhindura imitima yacu. Rero turi hano ku bwanyu, kandi Yesu watuzanye hano arifuza ngo ikibazo dufite mu mitima gikemurwe n'ijambo ry'Imana. Mureke dusenge. Uri Imana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye uburyo ijambo ryawe wariyoboye, reka rikomeze kubyara umusaruro mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amena. Yesu aje asanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagaruka